Abantu mwese mwabibonye ko abanyeshuri bari baragize hagati y'amanota 40 kuzamuka kugeza kuri 49 n'ibice 9 bose bagiye ku ishuri. Nako bamwe batangiye kujya kwiga, bari kugenda bajya ku bigo bimukiyeho. Ibi bintu ushobora kuba utabyumvise neza. Abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta bageze hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49 n'ibice 9 bari barasibiye, batangiye kujya ku bigo bimuriweho. Ibi turabikesha ikinyamakuru kimwe cyagiye kibyerekana cyerekana abanyeshuri bari mu ngendo bagenda bajya ku ishuri, aho biri kuvugwa ko ari abanyeshuri bagize hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49 n'ibice 9. Gusa mbere yuko tubabwira ino nkuru ku buryo burambuye, wowe utarakoze subscribe, banza ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo izindi nkuru ziri update nk'izi ngizi tuzibagezeho 5 kuri 5. Nkuko mwagiye mubibona, hashize iminsi hariho inkuru zivuga ku bijyanye n'abanyeshuri bashobora kuba baragize hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49 n'ibice 9. Abo banyeshuri nkuko mubizi bari barasibijwe, bivugwa ko amanota yabo adahagije kugira ngo babe bajya mu kindi cyiciro. Ibi rero nyuma y'uko leta ibyizeho, baje gusanga abanyeshuri bari baramuka basibijwe, hazasibira abanyeshuri benshi, bamwe babure aho bajya kwiga bitewe n'uko ishuri rimwe rizajya riba ryuzuye, abandi bave mu ishuri ntibakomeze kwiga. Ibi rero byaje guteza ikibazo, bituma leta yaraje gufata ingamba, igashyiraho yuko abanyeshuri bagize hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49 n'ibice 9 bagomba kwimuka. Ibi byagizwe itegeko. Rero ibyo bintu byatangiye kuri uyu wa mbere n'uyu wa kabiri gukomeza kuzamuka. Mu kino cyumweru cyose cya kabiri bitangiye abanyeshuri bagiye ku ishuri. Mubyumve neza, ntago ibi bintu byatangiye abanyeshuri bagitangira, ahubwo ibi byatangiye hashize icyumweru abanyeshuri bajya ku ishuri. Yego bivuze ko batangiranye n'icyumweru cya kabiri cy'abanyeshuri batangiye, aho abanyeshuri bamwe na bamwe bagiye bagaragara bajya ku bigo bimuriweho cyangwa boherejweho. Wowe gusa ubaye utarabibona, tegereza uraza nawe kugenda ubibona niba amakuru utarayizera, kuko ndakeka atari hano honyine biri buze kuvugirwa. Biraza kuvugirwa n'ahandi, ndakeka atari aha gusa uri bwumve iyi nkuru. Rero icyo nakubwira, mukomeze mwizere kandi munakomeze murebe amakuru hirya no hino. Biraza kugenda bibafasha mubashe kumva aya makuru, mubashe no kumenya gahunda zanyu. Ubaye uri umwe mu bari bataragize ayo manota 50, ikiganiro ndakeka kigufashije. Kandi ubaye utanabyizeye neza, hari n'ibindi binyamakuru bikomeye nabyo wagezaho, wagana ukareba, kagufasha kumenya amakuru, ugasobanukirwa n'iby'iyi nkuru uko bimeze. Rero mukomeze mukurikirane, mukomeze murebe, mukomeze mushishoze, hanyuma muze kubasha kubona ibigo muri bugeho. Mwe bantu cyangwa abanyeshuri mwari mwaragize hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49 n'ibice 9. Itangazo rya nyaryo ribivugaho riraza gusohoka ku mugoroba. Muraza kwita muri kibonera, mugume muri update ku buryo itangazo rikijya hanze Twitter turibereka. Mwibutsa kubanza gukora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video by'umwihariko, kugira ngo ino video isaha irabigereye hanze tubereka itangazo ryasohowe rigenda rivuga uburyo abanyeshuri muzakomeza kugenda mujya ku ishuri, cyane cyane mwe mwari mwabonye hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49 n'ibice 9, kugira ngo rigisohoka neza tuhita turibatangariza cyangwa tuhita turibereka mwese
abanyarwanda cyangwa abanyeshuri mwari mwaragize ayo manota bibashe kubafasha. Gusa nawe wagize amanota arenze ayo ngayo, ushobora kureba ino video ugakora na subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo mugenzi wawe utari waragiriwe ubuntu bwo kubasha guhita yimuka cyangwa kuba yari yaragize amanota 50 uze kubasha kuba wamwereka ino video. Rero reka ibitube tubisubikiye ahangaha, turaza gusubira mu kanya tubereka iryo tangazo. Nongera kubisubiramo, ibuka gukanda subscribe, fungura inzogera, ino video nimba ikunze utere comment tubwire ikindi kintu twakubwiraho. Ikindi kandi ibuka gukanda like kandi video unayisharinge kugira ngo ubashe kugubwa neza. Ciao ciao.